Endori bahasanga uwo mushitsikazi. Sawuli aramubwira ati wa mugore we ndagira ngo uterateranye bya bintu byawe ubisobekeranye maze nkubwire uwunshikira umunzurire. Uwo murozikazi ngo yakabukiye Sawuli ngo ariko atamenye uwo ari we. Aramubwira ati uyobewe ko Sawuli yahize cyane abagihe cy'umwami Sarugoni wasengaga kandi wari warimakaje imana y'izuba n'imana y'urukundo n'imana y'intambara muri aka karere ka Mesopotamiya. Benshi bakeka ko uyu Sarugoni ari we wakomotsweho n'izina Sarongo kari karahawe ab'umuryango wa Isakari. Aka gace kari gaturanye n'igikombe cya Yezereyi mu majyaruguru y'umusozi wa Gilibowa aho ingabo za Sawuli nazo zari ziganje. Mubanze kumenya ibi yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo. Bazaba babaza bati isezerano ryo kuza kwe ririhe? Bashimira mwebwe nshuti mudahwema gukurikira isi ya Bibiliya, kuko aho isi ya Bibiliya igeze ni mwebwe tubikesha, kandi naho izagera ni mwebwe. Nawe uhageze ubwa mbere turavuze ngo Uwiteka aguhe umugisha kubwo kwemera gufatanya n'isi ya Bibiliya gukwirakwiza ubutumwa bw'inkuru nziza ya Kristo Yesu n'ubuhanuzi yasize mu byanditswe byera byahumetswe n'Imana bikubiye muri Bibiliya. Mu kwifuza kw'isi kuragenda guhindagura isura uko bwije n'uko bukeye, mwene muntu waherereye hose kuri ubu aba atekereza kandi yibwira akiyumvisha cyane ko uko byagenda kose ko hari ikindi kintu kitagaragara gishobora kuba cyamufasha kugera ku byo yifuza kugeraho. Ibyo biravuga iki? Aha ni ku isi ya Bibiliya wahageze. Isi ya Bibiliya ni ijambo rimwe rifite amagambo abiri afatakanije. Urumva mu isi ndetse na Bibiliya. Niyo mpamvu hano ku isi ya Bibiliya uzahumvira ibyabaye n'ibiriho biraba ndetse n'ibindi bizaba mu gihe kizaza bibera hirya no hino, ariko bifite ireme ku buhanuzi bw'ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Intego y'isi ya Bibiliya ni ukugira ngo dukangurire mwene muntu aho aherereye hirya no hino ku isi arusheho gukora iby'Imana ishaka mu rwego rw'uko tumusomeye ibimenyetso by'ibihe, amaze ku iherezo ubw'isi izabishiranye n'ukwifuza kwayo azabane n'Imana yacu iteka ryose. Kubera ko ari ku isi ya Bibiliya, reka nkwinginge winjirane like ukande kuri icyo gikumwe cyo hejuru kugira ngo twemererwe kwamamaza inkuru nziza y'ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Nanjye mugenda bandi gusoma uyu murongo wa gatatu w'igice cya gatatu cy'urwandiko rwa kabiri rwa Petero. Mubanze kumenya iki? Yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo. Iri rari ryavuzwe na Bibiliya ni irari rihoranwa na mwene muntu uhora yifuza kuba urenze uwo ari we none. Uko niko iyo mitekerereze yakomeje gukweduka iragenda igera cyane no ku cyitwa ubupfumu bushingiye ku gutubura ibice bikavamo byinshi, yewe n'ibishingiye ku kuragura no kuraguza ibitariho bikazabaho, ndetse yewe no kuzura abapfuye bakazongera kuba bazima. Ubwo bupfumu bukaba bwarakomotse kandi bwaratangire muri Mesopotamiya ya kera mu mwaka w'ibihumbi 3600, bukaza kugira imbaraga mu kinyejana cya 26 mbere ya Kristo. Aha ni mu gihe cy'umwami Giligameshi wari uyoboye Mesopotamiya n'umujyi wayo Sumeriyani ukomoka ku izina ry'ubwoko bw'Abasumeri. Ubu bupfumu bwageze mu gihe cy'umwami Sarugoni wasengaga kandi wari warimakaje imana y'izuba n'imana y'urukundo n'imana y'intambara muri aka karere ka Mesopotamiya. Benshi bakeka ko uyu Sarugoni ari we wakomotsweho n'izina Sarongo ubu ririmo rirabica bigacika mu bupfumu bwo mu karere. Ubu bupfumu ntibwagumye muri Mesopotamiya gusa, ahubwo bwarambutse burenga imipaka bugera no mu bindi bihugu byo hirya no hino ku isi. Mesopotamiya ni akarere ka kera ko mu burasirazuba bwo hagati, kuri ubu gakubiye mu gihugu cya Irake ndetse no mu bice by'ibindi bihugu nka Irani, Turukiya, Siriya na Kuwait. Uku niko ubupfumu bwakwirakwiriye hirya no hino ku isi, bigizwemo uruhare n'umwami Kuro wayoboye ubutegetsi bw'Abamedi n'Abapersi bigeze mu
wa 537 yasenye ingoro z'ubupfumu bwo muri Mesopotamiya ya kera yari yariswe umurwa wa Babuloni. Uku gukwirakwira imishwaro kwa bene izi ngoro n'ubupfumu bwabo bari bamaze gusenyerwa n'umwami Kuro mu mujyi wa Babuloni niko kwageze hirya no hino ku isi. Uko niko byageze mu karere tuvukamo, mwebwe mwumva ururimi tuvuga. Ubu bupfumu bukiri muri Aziya y'Uburasirazuba bwo hagati, Bibiliya tugaragariza ko mu gihe cy'umwami Sawuli yahize kandi akarimbura abari bahanzweho n'iyo myuka mibi, yabirukanye mu gihugu cya Isiraheli. Abandi baramwihisha ntiyababona ngo abarimbure abamareho. Ariko ngo rimwe ubwo ingabo z'Abafilisitiya zamusatiraga yabuze ayacira n'ayamira. Izi ngabo z'Abafilisitiya zari ziganditse umujyi wa Shunemu ku bwinshi. Shunemu akaba kari agace ko muri Isiraheli ya kera kari karahawe ab'umuryango wa Isakari. Aka gace kari gaturanye n'igikombe cya Yezereyi mu majyaruguru y'umusozi wa Gilibowa, aho ingabo za Sawuli nazo zari ziganditse. Sawuli akimara kubona ko ubwo abuze uko abigenza, yihutira kujya gushaka abahanzweho n'iyo myuka y'ubupfumu n'ubushitsi kugira ngo bamushikire bamuzurire Samweli umuhanuzi wa Isiraheli wari waritabye Imana, ngo maze Sawuli amubaze icyo akwiriye gukora imbere y'Abafilisitiya bari bamuhagamye. Uko niko haje kuvumburwa umugore utarabashe kumenyekana amazina ye kuko yari yarayahishe ku mpamvu z'umutekano we wo gutinywa kwicwa na Sawuli, ariko aza kumenyekana ko yari atuye muri Endori. Endori ni agace uyu murozikazi yari atuyemo mu majyaruguru ya Isiraheli hafi y'inyanja ya Galilaya. Bibiliya tugaragariza ko Sawuli bakimara kumurangira ko muri Endori ariho hasigaraye umurozi w'umushitsikazi, yahereye ko yiga babwigabe muri iryo joro n'abantu be bamuherekeje bagera muri Endori bahasanga uwo mushitsikazi. Sawuli aramubwira ati, wa mugore we, ndagira ngo uterateranye bya bintu byawe ubisobekeranye maze nkubwire uwunshikira umunzurire. Uwo murozikazi ngo yakabukiye Sawuli ngo ariko atamenye uwo ari we. Aramubwira ati, uyobewe ko Sawuli yahize cyane abahanzweho n'iyo myuka, none urashaka kunyicisha ku mwami Sawuli? Sawuli ngo aramusubiza ati, nguraho izina ry'Uwiteka ntabwo uri bupfe. Undi aramubaza ati, none uragira ngo nkuzurire nde? Sawuli aramusubiza ngo, nzurira Samweli. Uwo mugore ngo arabiterateranya asobekeranya iby'ubwo bupfumu bwe, ngo arashika agiye kubona ngabona nguje amumenyesha ko uwo bicaranye burya ari Sawuli. Uwo mugore yahindukiriye Sawuli ati, wambeshyeye iki kandi ari wowe Sawuli? Undi aravuga ati, none ubonye iki gitumye umenya ko ari njyewe Sawuli kandi ntigeze nkubwira uwo ndi we? Undi aramubwira ati, mbonye Imana izamuka iva ikuzimu. Sawuli amenya ko uwo ari Samweli, hanyuma baraganira. Mbese ubu bupfumu bwaturutse muri Mesopotamiya bugakwira isi hirya no hino ku isi. Tekinike yabwo yo guhisha amazina yabo bwite bagasigara bamenyekana ku izina ry'akabyiniriro cyangwa ku izina ryitirirwa uwo muntu ukora ako kazi, byaba ari byo bituma muri aba bakora akazi k'ubukonikoni muri aka karere kacu badashaka kumenyekana ku mazina yabo bwite ya ba se na ba nyina, ahubwo bakitirirwa ku iryo zina ry'uwo murimo akora. Urugero nk'uyu witwa Impano y'Imana, mbese niryo zina rya se na nyina? Cyangwa se uyu witwa Sarongo, mbese niryo zina rya se na nyina? Mu by'ukuri biragaragara ko ari amazina ajyanye n'ukwifuza kw'isi bihereranye n'akazi bakora ko gupfumuza no kuraguza. Akaba ari byo byatumye Petero yandika ku gice cya 3 aravuga ati, mubanze kumenya ibi yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo, bazaba babaza bati, isezerano ryo kuza kwe ririhe? Ko uhereye aho basogokuruza basinziririye byose bihora uko byahoze uhereye ku kuremwa kw'isi, nuko biyibagiza nkana yuko ijuru ryahozeho uhereye kera kose, n'isi yakuwe mu mazi ikazengurukwa nayo kubw'ijambo ry'Imana. Aribyo byatumye isi ya kera irengwaho n'amazi ikarimbuka. Isi irashirana n'ukwifuza kwayo, ukora iby'Imana ishaka ni uzahora witeka ryose. Umuburo hari n'intego y'isi ya Bibiliya ni ukugukangurira we mwene muntu
aho uherereye hose kugira ngo urusheho kumenya gusoma ibimenyetso by'ibihe bikubiyemo n'ubuhakanyi bwo guhakana imbaraga z'Imana hakishingikirizwa ku bupfumu, kuko iyi si izashirana n'uko kwifuza k'ubupfumu kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka niwe uzahoraho iteka ryose. Intego y'isi ya Bibiliya ni ugukangurira mwene muntu kurushaho gukora iby'Imana ishaka, kuko iyi si yo izashirana n'ubwo kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azagira umunezero w'iteka. Ndukura urushinge rwawe ku isi ya Bibiliya kugira ngo tukumenyeshe ikigiye kuzakurikiraho ejo, kuko ibimenyetso byinshi biri kuza byisukiranya bigaragaza ko isi iri gushirana n'ukwifuza kwayo. Shalom shalom, turabakunda. Amaso y'abantu areba bugufi, akananirwa gutegereza ibiri imbere. Intambara mu isi n'ibigeragezo binaniye benshi kubyihanganira. Amaso y'abantu areba bugufi, akananirwa gutegereza ibiri imbere. Dore isi yacu irashira vuba, ariko abakizwa tubikiwe isi nshya. Dore isi yacu irashira vuba, ariko abakizwa tubikiwe isi nshya. Tuzaririmbira mu ijuru.